Ibimenyetso birindwi byerekana ko Imana ifite umugambi ku buzima bwawe kandi uri mu bo yatoranyije. Hari nk'igihe wumva wabuze amahirwe, wahangayitse, kumva impamvu ibintu bimwe na bimwe bitagenda neza mu buzima bwawe, ariko iyo urebye neza hari ibintu byinshi bishobora kukwereka ko Imana igufiteho umugambi wihariye kandi igukunda. Kubizera Imana, buriya Imana idukorera ibitangaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, nuko abenshi tutabibona. Niyo mpamvu nta kintu kibaho nta mpamvu, kuko ibikubaho byose biba biri mu mugambi w'Imana. Mu kiganiro cyacu turarebera hamwe ibintu bigeze kuri birindwi by'ingenzi bishobora kukwereka ko Imana igufiteho umugambi kandi uri mu bo yatoranyije. Murakaza neza kuri uyu muyoboro wa Ernest TV World. Niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibiganiro nk'ibi ntibikagucike. Njyewe ubategura akanabagezaho nitwa Ernest. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka yuko Imana igufiteho umugambi ni igihe ibibazo ufite bikemuka mu buryo butunguranye. Hari nk'igihe wisanga mu bibazo bikomeye, wakoze uburyo bushoboka bwose ngo ubikemure ariko bikanga, bigatuma uta umutwe ugahangayika, ariko ku munota wa nyuma ukabona birakemutse. Aha ngaha si uko Imana iba itabona yuko bya bibazo biri kukubaho, ahubwo ibigira ngo bya bibazo bise nk'ibikwigisha, bise nk'ibiguha amasomo y'ubuzima atandukanye. Ariko yajya kubona ko bya bibazo bijya kukugiraho ingaruka zikomeye, igahita itanga ibisubizo byihuse. Ugasanga wowe urabyita amahirwe utazi aho aturutse, kandi buriya ibyo biba biri kukubaho Imana iba iri kubibona, ari nabwo ihita ikoresha ubushobozi bwayo kugira ngo igutabare. Urugero hano ushobora nko kuba wari ufite umwenda wa banki bagiye kuguteza ibyawe, ariko ukabona umuntu utazi aho aturutse aragutabara. Ibi ni ibintu bibaho mu buzima kandi bishobora kubaho ku muntu uwo ari we wese. Nubwo akenshi ibyo bisubizo biba biturutse ku bantu, abo bantu n'Imana ibagendamo ikabakoresha kugira ngo ikuvane mu bibazo bikomeye. Rero nimba uri umuntu ujya ukunda guhura n'ibibazo ariko ukabona ibibazo bikemutse mu buryo utari witeze, mu buryo utari wizeye, ujye umenya yuko Imana ibigufiteho umugambi wihariye. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka yuko Imana igufiteho umugambi kandi yagutoranyije mu bayo, ni igihe uzajya ubona uri gutoranywa mu bandi kandi ubona ko utanujuje ibisabwa cyane. Iki ni cyagiye mu buzima umuntu ahura n'amahirwe cyangwa inshingano zidasanzwe, akaba ari mu bantu batoranyijwe kandi we atari yizeye ubushobozi bwe. Urugero ni nk'igihe umunyeshuri ashobora gutoranywa guhagararira abanyeshuri bagenzi be mu kigo, kandi uwo munyeshuri babonaga ko ari umuntu usanzwe uri aho, ariko yakundaga kugira wenda nka disipurine, ugasanga disipurine yari yifitemo nicyo kintu cyonyine gitumye agirirwa icyizere cyo kuyobora bagenzi be. Rero nawe niwisanga aha hantu ukabona uratoranywa mu guhagararira abantu, mu guhagararira ibikorwa runaka, kandi ubona ko nta n'ibintu bihambaye uzi, nta ma experience ufite muri ibyo bintu, jya umenya yuko Imana yagutoranyije ikaguha umwihariko wawe mu bandi. Ikimenyetso cya gatatu ni igihe umuntu ahombye ibintu ariko ugasanga ibyo ahombye bibaye igitambo cy'ubuzima bwe. Hari ubwo umuntu ahomba umutungo, amahirwe cyangwa n'ikindi kintu akunda, bikamugora kubyakira mu mutima we, nyuma ugasanga ibyo yahombye byamurinze ko ubuzima bwe bujya mu kaga. Ko niko wakundi ushobora nko kwishyura amafaranga y'urugendo rw'imodoka, wowe ukarangara imodoka ikagusiga, bigatuma ubabara bitewe n'uko hari amafaranga watakaje cyangwa uhombye, cyangwa se ukabazwa n'uko imodoka igucitse, wari ufite gahunda yihutirwa, igihe cyawe ugipfushije ubusa. Noneho hashira nk'umwanya ukumva ngo ya modoka ikoze impanuka, icyo gihe ntiwongera kubabazwa n'amafaranga cyangwa se yuko imodoka yagucitse, ahubwo uhita wishimira yuko utateze ya modoka. Kikaba ari ikimenyetso cy'uko Imana iba igufiteho umugambi, kuko yatumye wa mutego wari guhurira muri ya mpanuka y'imodoka yawukurinze. Kuko iyo iba itagufiteho umugambi ntabwo yari gutuma urangara, ahubwo nawe imodoka ntiyari kugusiga, bityo ubuzima bwawe nawe bukajya mu kaga. Ikimenyetso cya kane kikwereka yuko Imana igufiteho umugambi kandi uri mu bo yatoranyije, ni igihe uhorana amahoro mu mutima wawe, yaba na cya gihe uri mu bibazo bikomeye cyane. Hari nk'igihe umuntu ahura n'ibibazo bikomeye nko guhomba ibintu by'ingirakamaro mu buzima bwe, kubura uwo yakundaga, ugasanga uwo muntu arahangayitse, abuze amahoro mu mutima, mbega ibyamubayeho kubyakira bikamunanira. Iyo rero umuntu ubasha kunyura muri ibyo bibazo cyangwa ibigeragezo ntibiguhungabanye cyane, ni ikimenyetso cyerekana yuko Imana yagutoranyije kandi igufiteho umugambi. Uzabona ko hari nk'igihe
Abantu bamwe na bamwe bahura n'igihombo cy'amafaranga menshi, ariko ukabona ko ibyabaye bitabateye kwigunga cyangwa se guhora bababaye, mbega ukabona ko ubuzima bwakomeje nk'aho nta cyabaye. Si uko baba bafite imbaraga ziruta iz'abandi zo kwihanganira ibibabaho, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko Imana yagutoranyije mu bandi kandi hari impamvu yatumye uri kunyura muri ibyo bibazo. Ikimenyetso cya gatanu kizerekana yuko uri umuntu Imana ifiteho umugambi kandi yagutoranyije, ni igihe abantu bakunda kuza kugushakiraho icyizere, umutuzo n'amahoro. Uzabona ko muri sosiyete hari abantu navuga ko bagira igikundiro, ugasanga abo bantu abandi babagirira icyizere cyane, bifuza kuba inshuti nabo, guhora babagisha inama, kumva ko bafite amahoro mu gihe bari kumwe nabo, kandi ugasanga n'abo bantu ni abantu basanzwe bari aho ubona ko ntacyo barusha abandi. Ushobora bikubaho ukumva uri umuntu w'igitangaza, rimwe na rimwe umuntu yaza akugana akamwereka ko utamwitayeho, mbega ukabona ko umusuzuguye biri aho, kandi buriya hari impamvu Imana yamwohereje kuri wowe. Rero ntukagire ngo uri umuntu w'igitangaza kurusha abandi, ahubwo nuko Imana yagutoranyije mu bayo ngo ujye ubabera ayo mahoro, ubaberere iryo tuze, bakugirire icyo cyizere ndetse n'ibindi. Ntukirengagize rero kugaragaza iyo ngabire y'Imana yaguhaye, ahubwo yikoreshe neza nk'uko yayiguhaye, maze utange umugisha ku bandi. Ikimenyetso cya gatandatu kizakwereka yuko Imana igufiteho umugambi kandi yagutoranyije, ni igihe uri umuntu ufite impano idasanzwe. Iki ni cya gihe umuntu aba azi gukora ibintu byihariye kuri we bitandukanye n'iby'abandi. Buri umuntu wese kuri ino si Imana yamuhaye impano cyangwa ikintu yakora akaba uwa mbere muri icyo kintu ku isi, ariko ugasanga abantu benshi ntabwo tubibona, ntitwumve ko ari n'umwihariko Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kunoza umugambi wayo. Kuba Imana yaraguhaye impano yihariye, undi ikamuha indi mpano itandukanye n'iyawe, wenda we yaguhaye impano yo gusetsa, uwundi imuhaye impano yo kwigisha, uwundi imuha impano yo kuririmba, uwundi imuhaye impano yo kubyina, mbega buri wese imuha impano itandukanye n'iyundi. Rero si uko itari kuba yaduha impano imwe, ahubwo ni nk'inshingano yagiye iha buri muntu kugira ngo agire uruhare mu guhindura ubuzima bwe ndetse n'ubw'abandi. Ikimenyetso cya karindwi ari nacyo nasorezaho, ni igihe umuntu arokoka ibigeragezo bikomeye. Hari nk'igihe umuntu uzumva atanga ubuhamya ashima Imana yuko yamurinze indwara habuze gato yari igiye kumuhitana, undi ukumva ashimira Imana ko yamurokoye ikiza runaka cyahitanye abandi bari kumwe nawe, ariko we akarokoka icyo kiza. Ibi uzajya ubyumva kenshi. Kuba Satani ahora agucisha mu bizazane bikomeye bishobora no kuba byaguhitana, ariko ukabirokoka, ni ikimenyetso cyerekana ko Imana igukunda kandi ko yagutoranyije mu bayo. Niyo mpamvu Imana ihora irwanya imbaraga za Satani ziba zishaka guhungabanya ubuzima bwawe. Kuki se usanga hari umuntu utungurwa n'indwara, iyo ndwara igahita imuhitana, kandi wowe ugahora urwaragurika, wenda nubwo iyo ndwara ishobora kugusigira ubumuga n'izindi ngaruka zikomeye, ariko ugakomeza kubaho? Hari n'igihe umuntu ashobora kuba amaze nk'imyaka 20, 30 irenga, afite uburwayi runaka bwanze no gukira, yego araburwaye ariko barakomeza kubaho biri aho, ubona ko nyine nubwo arwaye ariko ubona ko bidakabije, abasha kubaho mu buzima bwa buri munsi, wenda nubwo hari ibyo ataba abasha gukora. Impamvu ukomeza ukabaho nubwo ufite ubwo burwayi, nuko Imana igufiteho umugambi wihariye. Si uko itaba ishaka yuko ubwo burwayi bwanaguhitana, ahubwo iba ikigufiteho umugambi, yaragutoranyije mu bantu bayo. Ngibyo rero ibimenyetso bigeze kuri 7 nari nabateguriye, byerekana ko Imana igufiteho umugambi kandi uri mu bo yatoranyije. Wakoze cyane bo bakurikiye kino kiganiro. Niba utarakora subscribe, ntibagirwe kugenda utayikoze, kandi niba hari icyo wungutse kanda like, unatange igitekerezo cyawe muri comment. Ukomeze kugubwa neza.